mwumve mbabwire nakunze umuhungu umuhinzi umuhunitse umukungu sebigega rwose uwo ningagari ntabyigara imidugagura bugare bogare uwo ni gentleman niyo dusohotse aza kuntwara twatakantahana ariko rwose muheruka ubwo ubanza ari love ya weekend ngo kuwa mbere imbere ni umunsi w'ubukungu ngo ubwo bivanzemo inkunda abagito bakondo ntamuhamagaye ntiyakoma niyo yakomye aza komanga asezera ngo isereri y'umunsi yamusobetse ibitotsi ubwo murabeho ikabanziriza muraho twadutoma abandi baterana imitima ikaba connect overnight nta pastor cyangwa bible rugakura bumva nge mba numva ari nk'inzozi wanjye za nshuti zanjye zimbuza kumwizera ngo inzovu yakunze ihora izamu ngo nati izamu zazibukire burya hari ahandi azaba bikireye
ngo baba miremire umuriro ncire inyama. Yewe nawe si uragiye inkondo z'ubuzira kujyanye mbwira harya ngiyo bogari wungutse ngo n'umukungu ifite na cash sheri wanjye ibyo birashira shishoza utarashoka mu kwishinga karyoshye iyo modoka gutwaramo nawe wagura iyawe no ni desavent kuri tap and go kandi ukagera iyo ujya njye nabona guhenze urenze urakora wanatega na bike kayihura ntakwahure nako whatever the name njye sinazi uko yitwa ugutwaza igitugu mu rukundo ntagutware ubundi se usanze ari nta mwanya ari nyiri ibintu bimaze iki tekereza kabiri nawe urakuze icyatsi n'ururo wabitandukanya ntiwarya ibuye urora umugati tuza ushakashaka uwo muzahuza. Reka ubu nsigaye nkurura kuko njunditse ndiyandayanda nkazimisha umuriro ibitoro. Hari undi musore ubu nasobetseho wo kuva rirashe mpaka rirenze tuba dusobetse dore ko inite zitanahenze ampamagara isegonda kurindi sindinda ninginga cyangwa ngo nkumbure niwe umenya intambwe nateye nsitaye ndamumenyesha ntewe nkamutabaza ko yanjye no mu gicuka yitabana umurava. Duhuye turahuza akamuza za stress zayangagara inegetse mu gikari njye nawe ntitubira ibyo tugamba duhuje ubugambo n'ubujajwa duseka rirashe mpaka rirenze utubonye abona dutwika ayinya dutwika byahe ko uyu musore wanjye ari saa kintu nkanjyemo akantura iyo ndo yazaza he nanjye mbura uko mpita ndireba imyaka nkabona iranga na rori yiwe nkabona iyanga ku gasura rwose nisanzure yabishatse n'amasore yaseseka ariko ikofirira nk'uruhinja data simubonamo se w'impinja numva mukunzi y'amazirungu nkumva mwanjye yo hazimya akabura n'ayabuje mutitabazwa wanjye ni umumara nzara nzamuvana ahandi. nyumvira rwose ngo bogari wa Bugatti ngo n'agasura nyirisari amahitamo by'amahere none urahereza he mwana wa mama rungano ngo hanure nuba muri ayo buri rudahashye none ako kanjwe mubana butindi musarye gasura mubane bushura uwesho hazaza hatabona ibyaho muzajya mujyana ugatahana n'undi ngaho se mbwira numara kumuha kandi adahaha wa wundi uhaha ugazahora haha tu agatsinda ubatunze buhumbi ubanza ubahongaho iwabo w'abantu ugatamba kutarushya uhaha ugatanga gusa umvaze utangira ukenge urya menyo nagende gake. Uburyo ushinzwe no kumva atega amatwi nkubwire mfite akandi gasuri nasariye byo gupfa uburebure n'agasumbashyamba amenyo n'akanyange umurava n'igisiga ibakwe n'ayasarwaya ntamuheruka sinjyamo we rwose si ngombwa ngo ngire icyo mwaka mbikura ahandi tukabigaba kunganya nita akoresha yita abandi utunyange n'uturabo twera n'inyuzi mutwerera na Saint Valentin ndayipevera mukunda indeshyi ndemo n'ingeso nubwo nsonga iyo musanganye izo nkumi zasamariye mu busaswa na sashejo ntashye azihorana wiyucyuboshye uworoye umutima wazo andwaza umutima kandi mukunda niyo mufashe ntaca bugufi ahubwo nshira mu maso amoso zikubusurura agashoka nkashoka y'amavi nkasabira imbabazi ifuhe ryanzamukanye kamere nkamutera stress. Mukunda uko ariko si wenyine nako bakunda bose buri umwe ukwe ndakabandi nta n'uwamenya ibyanjye mbakina nk'ukina jongere ingeri zose abahungu n'amabandi ntabakinnye bankina ubwabo sike. Ariko se nk'ubwo aho wahereye uvuga manjwe ahubwo wabona ukunda ibyo utazi upfa kumva ugushimye ugashima uwo nawe ukwise sheri utishusheri nanjye njye nkundo nkiza ubuzingeza ahantu ngaho se mbwira uko uzifata bamenyanye bagukinnye mu gapira se nk'uko ubigenza ubu wabigira ute ese ubundi urakunda ubu nawe bakwita umukunzi cyangwa urabeshya tukwita umubeshyi bihindura injyana urukundo nk'urwo nta ayiwe ntumiwe cyakora pe urakabandi buri urukundo ntarwo mba nkuroga ukunda nk'urwo ntagoheka ndagusabye cira birarura hitamo umutuzo ukunda uwo na nyirahuka igira amabinga ntawe usuzuza ibisabwa urukundo ahubwo ruraremwa nagukunda uzamukunde ntacyo ugendeyeho namba sibyo.
turashyigikiye twese utete haya utone dore usanze ugukunda niba ni ubudatana urukundo ruganze utete haya utone dore usanze ugukunda niba ni ubudatana urukundo ruganze urukundo ruganze usanze ugukunda niba ni ubudatana urukundo ruganze utete utone dore usanze ugukunda niba ni ubudatana urukundo ruganze urukundo ruganze beza bacu urukundo ruganze urukundo ruganze. arashaka ibya macigata. Uyu mugani wawuciye wabonye umuntu umaranira ibyo atahawe ashaka kugwiza indonke y'ikirenga nibwo bagira ati arashaka ibya macigata. Wakomotse kuri macigata w'iremera rya Bufundu muri Gikongoro ahahinga mu mwaka w'1500. Macigata uwo nguwo yari umuhinza amaze kuneshwa ku buhinza akomeza gutwarira Mutara wa mbere Semugeshi ubufundu n'uburoba amaze kubugarura abimutwarira by'ubuyoboke kuko aneshejwe ku buhinza bwaho. Bitinze Macigata yibagirwa ko bitakiri ibye bwite nka mbere, ntiyatanga amakoro n'indi mirimo yatangwaga ibwami, byiberaho bisa n'ibitazwi ibwami. Bukeye muri umuhungu wa Mukire. Mukire uyu wicishijwe intorezo yayikubiswe na Ruganzu ariyo yabaye inyundo ya Rwamukire y'ibwami. Uwo muri tumaze kubona ko ari umuhungu wa Mukire yaje kugandisha ikinyaga cyose arakigarurira. Amateka yerekana ko ikinyaga cyari igice cyo mu burengerazuba bw'u Rwanda mu bice bya za Cyangugu. Muri amaze kwigarurira igice cya Kinyaga, inkuru igera ku mwami Semugeshi. Abatasi bavuga ko muri yigarurira ibya Semukire, bamwe bakavuga ko inama ifatanyije n'uwo Macigata watwariraga Semugeshi ubufundu n'uburoba. Nibwo Semugeshi ageze ingabo zo gutera kwa Murigo. Ubwo ingabo ziratera, ariko Semugeshi abuza uburoba n'ubufundu gutabara mu Kinyaga, kuko bakeka ko Macigata afatanyije nabo nk'uko abatasi bamwe babihwihwisaga. Nuko ingabo za Semugeshi zirikora ziratera aho mu Kinyaga, zitera Murigo. Zigezeho zikubitwa inshuro bitarimo imbabazi ziraneshwa. Haba icyorezo kitavugwa mu ngabo z'ibwami. Abavuzi b'amacumu baza kubwira umwami Semugeshi ko bakubiswe inshuro butaruhuka, ubwo bakaneshwa nuko habaye icyorezo. Umwami Semugeshi biramubabaza cyane. Muri icyo kirira rero abanzi ba Macigata babona urwaho rwo kumurega. Bati si abanyakinyaga banesheje ingabo zawe, ahubwo bari bavanze n'abafundu n'abaroha. Bongera kungamo bati kandi reka Macigata kwiture ni wowe wabimuteye. Umuntu wanesheje ukamurekera ibihugu yatwaraga ngo nabigutwarire. Maze Semugeshi abyumva nk'ukuri, ateranya abatware b'imitwe y'ingabo n'abahungu b'ibwami, abaraza inkera yo kongera gutera mu Kinyaga ku yindi nshuro. Arababwira ati nimunshakire ingororano umuntu wese uzaba intwari mu Kinyaga kwe kuzagororerwa. Ubwo habanza abatware, hakavamo umwe akagira ati nijye uzatsinda Kinyaga nice Murigo, nintamwice nzamufata mpiri mukuzanire. Akongera ati nayo ingororano uzampa ni ibya Macigata. Ubwo bose bakurikirana bavuga batyo, ariko barimo bahigira icyo bazagororerwa, ndetse n'abahungu b'ibwami bajya guhigira ingororano bikabuko. Imihigo icutse barashenguruka. Ku wundi munsi abatware baraza inkera umwuka undukwe, bahigira kuzaba intwari zizarusha indi mitwe. Abahungu b'ibwami nabo babigenza batyo. Nuko bukeye Kinyaga kiraterwa.
ngo bakirasanamo inkundurura itarora inyuma, urugamba rufata umuriro kuko buri wese yaharaniraga kuzagororerwa ibya macigata. Ikinyaga ubwo nticyongera gutsinda kiratsindwa, ariko nubwo ikinyaga cyatsinzwe umutware muri go ntiyafatwa aracika, acikira i Bunyabungo, maze ingabo ziratabaruka ziva ku rugamba aho mu kinyaga zitsinze. Maze zigeze ibwami nanone Semugeshi arongera araza inkera y'ingororano, batangira guhigana none, hakavamo umwe akavuga ibigwi bye, bagasanga ku rugamba yahabaye intwari koko, ariko mu butwari bwe atarashyikiriye umutware muri go. Ukurikiyeho nawe bikabukwa agahiga, ariko ntavuga umutware muri go. N'abahungu bibuko barahiga habura uvuga ko yishe cyangwa se yafashe mpiri muri go. Ubwo umwami Semugeshi bimubera urutwe, abura uwo yagororera ibya macigata n'uwo yareka, apfa kugoragoza ingororano zicishirije kugira ngo badatahira Cyamaramba, ngo bataha amaramasa kandi batabarukanye intsinzi. Iyi nsigamigani yatahiye Cyamaramba nayo tuzayigarukaho ku kibariro cyayo mu bindi biganiro bitaha. Nuko Semugeshi bamwe bagororera inka, abandi bagororera imisozi. Ubwo habura ukukana ibya macigata, ugahita byigabirira umuhungu we Nyamuheshera ari nawe wamuzunguye ku ngoma. Batware n'abahungu bataha bagononwa kuko batabonye ibya macigata. Nuko gushaka ibya macigata biba bisobanuye kumaranira indonke y'ikirenga cyangwa se kuririmira utw'abandi. Ibya macigata biba bibuza ubigororerwa kubera ko nta numwe wishe muri go cyangwa se ngo amufate mpiri kuko ari intego bari biyemeje. Kuko rero bitari gusigarira aho bigenerwa Nyamuheshera. Ni no ku iherezo ry'ibya macigata ryarangiye imvugo ikomeza gukoreshwa. Nkivuga kuri inkuru y'ibya macigata byagabanywe na Nyamuheshera, navuga ko iyi ntego bitaba bivuze ko izizana gusa ahubwo igomba guharanirwa. Mu buzima bwa buri munsi nge nawe twishyiriraho intego dushaka kugeraho, rimwe na rimwe tukanavuga ibidashoboka kugerwaho vuba kubera ko nyine haba habonetse imbogamizi zitandukanye. Mu kwiha intego ni byiza ko hakoreshwa ubushishozi n'ubwitonzi, hagatekerezwa ku kintu uzageraho neza atari gupfa kugihubukira. Muri iki gihe nta gihugu gitera imbere kitihaye intego kizagenderaho, ariko kandi n'abaturage nuko bimeze. Kugira ngo umuntu atere imbere bisaba kwiha intego, kandi akiha intego abona ko azageraho mu gihe cya vuba. Mu kwibukiranya intego z'igihugu cy'u Rwanda mu mwaka wa 2050, ku rubuga rwa Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu hagaragara igitabo kigira kiti icyerekezo 2050, aho ku mpapuro zibanza z'icyo gitabo handitse ko ubwo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yigaragazaga ishusho y'igihugu mu mushyikirano wabaye mu kwezi k'Ukuboza mu mwaka wa 2015, icyo gihe yaragize ati: "Nitukiri igihugu gishimishwa n'ibintu uko biri, nta nubwo turi abantu bashimishwa gusa naho bageze." Icyerekezo 2020 cyari cyo gukora ibyari bikenewe kugira ngo dushobore kubaho kandi twisubiza agaciro, ariko icyerekezo 2050 kigomba kuba icyo kwihitiramo ejo hazaza, kuko ubu tubishoboye kandi nibyo dukwiye. Abanyarwanda ntibakwiye kunyurwa n'umushahara cyangwa se umusaruro ubahendamo uyu munsi ku munsi. Ntibazishimira kutihaza ngo bigire muri byose, mu bukungu, amafaranga n'ibindi. Barashaka kuba hafi imiryango yabo, bakareba abo bakunda bakura bagakira. Barifuriza abana babo uburezi bwo ku rwego rwo hejuru hano iwacu mu gihugu. Bifuza kugenda henshi ku isi nta nzitizi, bagiye gutara ubwenge no kureba uko abandi bakora, hanyuma bakagaruka mu Rwanda, kuko nta handi bifuza kuba haruta iwacu. Ibi rero niba twumva ko ari byo turi hamwe, ariko ibyo bivuze ko atari umuntu umwe wenyine, ahubwo ni twese dufatanyije. Izi ni zimwe mu ngero Abanyarwanda bagomba gukurikiza kugira ngo intego ishoboka igerweho. Ariko nanone mu ntego zishyirwaho haba igihe abayobozi basinyira imihigo bazageraho mu nzego zitandukanye, uwasinye imihigo azashobora kugeraho abayoboye atabananije cyangwa se ngo nawe bamunanize ku munsi wo kuyesaza imbere y'abandi, kuko yashishoje neza akitegereza intego yashyizeho zizamufasha kwesa imihigo. Iyo yakoze neza arashimwa, yakora nabi akagawa mu ruhame. Kwiha intego si ugushaka ibya macigata, ahubwo no guharanira kugera ku by'uwo macigata afite. Jye nawe nicyo twifuza mu Rwanda. Ngo arashaka ibya macigata, ariko se hari uwabigezeho? Ni ikigaragaza yuko ibya macigata bikomeye ni iby'intwarane, kuko intwari zarangiye zitabigezeho. Ngaho rero niho tugiye kwicarira muri iki gitaramo cyo ku Nsinzi TV, televiziyo yanyu ikorera ku muri murandasi, ngo mwumve neza amateka y'u Rwanda. Muri kumwe n'umusizi Nsanzabera Jean Dodier, intiti itekereza ingoma, ije kubataturira amateka ya byinshi mwumvise bibakomereye, ariko ntibigikomeye kuko ntimuzi nkagiye gusaba amata hakombwa iwacu avuna imitozo. None se macigata uvugwa mu mateka y'insigamugani, ubundi byagenze gute kugira ngo atwarire Nsoro Semugeshi uremera y'ubufundu? Remera y'ubufundu se ubundi yo niki? Ni imvugo zikomeye kandi zikakaye mushobora gusanga muri insigamugani
ariko nimuhumure kuko twaje kwicarira iki gicaniro cy'impanuro, igicaniro cy'amateka y'u Rwanda ku Ntsinzi TV kugira ngo tuganire iby'aya mateka y'amacigata ndetse n'abandi bavugwamo barimo Nsoro, Mutara, Semugeshi. Nuko rero Nyiramaguru dore urukwavu. Ubundi iyo bavuze ubufundu mu mateka y'u Rwanda kuri ubu ni Nyamagabe y'Iburengerazuba mu mirenge ihana imbibi na Nyaruguru. Ubufundu ni kamwe mu turere twari tugize ingoma y'Ubungwe. Ingoma y'Ubungwe ni igihugu cyari kigizwe n'uturere tugera mu 4 kuri ubu, harimo Gisagara yose, harimo Huye, harimo Nyaruguru ndetse na Nyamagabe y'Iburengerazuba. Harimo uturere, hari ubufundu Nyamagabe y'Iburengerazuba, hari akarere ka Nyaruguru, hakaza n'Ubuyenzi, hakaza Buhangandara, hakaza Ubusanza bw'Epfo ndetse n'Ubusanza bwa Ruguru. Utwo n'uturere twari tugizwe n'ingoma y'Ubungwe, zimwe mu ngoma zahanzwe mu Rwanda rwo hambere ahasaga muri za 400 zagengwaga n'ibikomangoma bya Benengwe, bari barangajwe imbere n'uwitwa Mungwe, umwami ukomeye cyane wahanze igihugu cyitwa Ubungwe. None se mu gihe cya Mutara, Nsoro, Semugeshi byagenze bite kugira ngo ahigarurire? Ibyo nibyo birari tugiye kubaha muri aka kanya. Ubundi ntango y'intambara yarimbuye ingoma y'Ubungwe yatangiwe na Ruganzu Ndori ahasaga mu 1520 ashaka kugira ngo yigarure Ubungwe abwomeke ku gihugu cy'u Rwanda. Nibyo koko wahumvise bahavuga mu bufundu hiremera Macigata yatwariraga Mutara, Nsoro, Semugeshi. Ariko nanone ibirari umuhoro wo kugira ngo Mutara, Nsoro, Semugeshi yigarurire Ubungwe aribwo bwarimo akarere kitwaga ubufundu yabaye ndende kuko yatangiwe na se Ruganzu Ndori ahasaga mu 1520. Ruganzu Ndori amaje kubirindura ibihugu byinshi harimo Ubudaha n'Ubwishaza, yaramanutse ashaka gutera Ubungwe. Muri icyo gihe bwagengwaga n'uwitwa Rubuga rwa Samukende wari ufite nyina witwaga Benginzage, wari uteye hariya mu bisi bya Huye ari bakunze gutazira Nyagakecuru. Arabanza arazenguruka agera ku mukindo wa Makwaza, yivugana Nyaruzi rwa Haramanga, umwongera watwariraga akarere k'umukindo, umwami witwaga Rubuga rwa Samukende. Araza aratambika, ageze hariya atireka mviri iruhande rimwe yitwa Mpandahande watwaraga hariya bita iruhande, ariko azamuka ajya kwa Nyagakecuru mu bisi bya Huye. Agezeyo asanga Nyagakecuru afite imitsindi itisukirwa. Babigenje ate? Nyagakecuru yari afite urugo ruzitiwe n'ibitovu byinshi, hayororeyemo inyamaswa ikaze cyane ariyo intsinzi ndetse n'ubudahangarwa uko tazatsindwa n'amahanga yarajengereje u Rwanda muri icyo gihe. Ruganzu Ndori ati Nyagakecuru yo gatsindwa nzamutsindana. Indagu ziramubwira ngo hariya muri biriya bihuru harimo inyamaswa ikaze cyane yitwa inzoka. Ati noneho genda umworozi ihene, nizimara kurya biriya bitovu inzoka izigendera, ubundi Nyagakecuru umutsinda utarwanya. Nuko Ruganzu Ndori aragenda agirana ubushuti bukomeye cyane na Nyagakecuru nyina wa Rubuga rwa Samukende. Aramubwira ati rero kuko tubaye inshuti reka nkorozi ihene ubundi utunganirwe urwane n'igihugu cy'u Rwanda. Nuko Nyagakecuru yakira amatungo ahawe na Ruganzu Ndori, zirangije za hene ziragenda zirya bya bitovu, umusozi urarangara, ya nzoka irigendera. Nuko ubwo yiteguraga gutera Ubungwe kugira ngo bubirindure, nibwo umuhinza biti bibisi yamwivuganye atanga umugambi atawugezeho. Mutara, Nsoro, Semugeshi niwe wazunguye igitekerezo cya se cyo kugira ngo abirindure igihugu cyitwaga Ubungwe. Nuko ahasaga mu 1543 mu iyima rya Mutara, Nsoro, Semugeshi nicyo gihugu yahereyeho kugira ngo agikureho. Nuko yivugana Rubuga rwa Samukende ndetse na nyina Nyagakecuru Benginzage, igihugu cy'Ubungwe cyegukira u Rwanda gutyo. Nkuko amateka y'u Rwanda bigaragaza, ubundi iyo umwami yafataga igihugu ashoboraga kugena abaho bose bakagitwara. Nguko uko yafashe uwitwa Macigata akomeza gutwarira Nsoro, Semugeshi igihugu cyitwaga ubufundu, ariko arakomeza aragoma kugeza ubwo abantu bose bavuze bati kugira ngo twitwe ibihangange nuko tugomba kurimbura Macigata
kugira ngo azime u Rwanda bityo u Rwanda rugira amahoro. Ariyo mpamvu yabaye umuhigo uhigwa na bose, yabaye umuhigo uhirwigirwa na bose, bati turashaka iby'amacigata. Gushaka iby'amacigata no gushaka guhihibikanira, kubirindura ibyananiranye, ukagira umuhigo w'igihangange ubundi ukaweza. Ariko kandi nubwo amateka ari incamake, hari indi bitabo twanditse byanditswe n'umusizi Nsanzabera Jean de Dieu murimo gutaramana muri iyi saha, bibasha kukwereka umuhora n'ibiberari amateka y'umushinga kubaka u Rwanda wabashije kunyuramo. Icyambere gikomeye cyane ni igitabo cyitwa Imizi y'u Rwanda, kivuga amateka mbere y'uko u Rwanda rubaho. Ibihugu 29 byari bigize byagiye byororoka, birakura, barabihanga, bihamya igitinyiro kugeza ubwo byaremye u Rwanda dufite ubu. Ari igitabo cyitwa Intwari z'imbanza zubatse u Rwanda rugahamya igitinyiro, kivuga uko u Rwanda rwavutse, uko rwubatse, uko rwapfuye, nuko rwazutse rukongera kubaho. Kirimo amateka y'ibikorwa by'abami 28 n'abaperezida 6. Ese buri muntu wese yakoze iki umushinga wo kubaka u Rwanda? Ntabwo twakwibagirwa igitabo Umuco mu buvanganzo, kikumurikira amateka y'umuco, ubuvanganzo bw'abanyarwanda, imibereho n'imibanire ndetse n'imihango, imigenzo n'imiziro. Hari n'igitabo cyitwa Iyoboka ry'Abanyarwanda, inkomoko y'imiryango migari, kikurangira umuzi wo kubaho kw'Abanyarwanda, uko bororotse, uko bashinze imizi, ibihangange byababayemo, ibirangamuryango ndetse n'inkomoko y'ubututwa n'ubututsi bwajengereje u Rwanda, kandi n'ijorabwiru bw'imiryango bavuga yuko itera umwako. Hari n'igitabo cyitwa Intwari y'Izahabu yakibanuye u Rwanda rukongera kubaho, cy'umutabazi w'umucunguzi Perezida Paul Kagame, acunga u Rwanda rugiye kuzima, akaruhanga rukaba ruhamije igitinyiro n'icyubahiro mu mahanga ruzengurutse. Ngaho rero ngayo nguko ni Nyiramaguru dore ukwavu, igicaniro cy'impanuro ku Ntsinzi TV. Ntuzongeye kugitakobwa, ngwino twicarane tubwirane ibyamvuye na njya hehe, ubundi twubakira u Rwanda ku murage, mushinga wo kubwubaka ukomeze uhoro n'ubuzima. Horana Imana y'u Rwanda kandi iri kumwe nawe ibihe byose. Urakoze, urakarama. Ngwino mama, ngwino shinge, aho nereye nguha amazi, kandi ziwanyu zikamwa zose, amarwa yuzuye intango, kandi n'ubuki busesimiza. Ngwino kibondo mujyani wanyu, iyo ababyeyi bahoza abana, bangagora bakabayendahenda, bakabahongera ababayeka. Nugerayo bazaguha amata, baguha impengeri usomeza inshyushyu, n'umutobe uzakumara inyota, kandi n'impungure zihoza abana. Ese nihe wakumvira ibiganiro byigisha amateka n'ubutwari bw'Abanyarwanda? Nihe se wakumvira ibiganiro byigisha umuco utari ico? Hahandi ni kuri YouTube channel ya Intsinzi TV. Intsinzi TV irashimira bakoze subscribe, inashishikariza abatarabikora kudacikwa n'ibi biganiro byiza byigisha. Intsinzi TV ni igicumbi cy'ubumenyi bushingiye ku mateka n'umuco nyarwanda. Jogira neza, yaririmbye indirimbo ndayikunda, gukora neza aragahundwa impundu, wamuganise bitunaniza iki, kwariyo yaduhora dupfubusa. Uzagire neza wigendere, iby'isi n'ibanga ritaziguye. Uzagire neza wigendere, intezi zawe
gusanga imbere yavuze ijambo rimama ku mutima ngo ukiriho urahora ukiranuka ntugakurikize imigambi y'ababi ntukanicarane n'abakobanyi uzagire neza wigendere iby'isi n'ibanga ritaziguye uzagire neza wigendere intezi zagusanga imbere yanyigishije kubana mu mahoro kwanga ishyari inzangano yansabye guhora n'ubwangamugayo kutenderanya no kutanduranya uzagire neza wigendere iby'isi n'ibanga ritaziguye uzagire neza wigendere intezi zagusanga imbere yansigiye umurage w'ubutwari gukunda gukora ngo niteze imbere nakuze nanga kuzaba igitebwe ngo nzasige umuryango uzira amakemwa uzagire neza wigendere iby'isi n'ibanga ritaziguye uzagire neza wigendere intezi zagusanga imbere sintibagiye urukundo yanoje kwicisha bugufi no gufasha indushyi iyabatwara bagana ubupfura maze ubumuntu bukabona uzagire neza wigendere iby'isi n'ibanga ritaziguye uzagire neza wigendere intezi zagusanga imbere cyo gira neza wigendere cyo gira neza wigendere ubambe iby'isi nta